n'amakuru imbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye bakomeje kugenda bagaruka kuri ino foto uri kubona kuri screen zawe, ariko kandi ari nako bamwe bakomeje kugenda bagaragaza ko bitewe nuko bari kubona iyi foto y'uyu mwana w'umusore uri kubona kuri screen zawe, bakomeje kugenda bavuga ko bari gukuramo isomo rikomeye cyane ryerekeye kuri uyu mubiri twambaye. Ushobora kuba uri kubona uyu mwana kuri screen zawe ukibaza ngo abantu babiri ko tubona batandukanye se bimeze bite kandi ari umuntu umwe. Uyu mwana mubona kuri screen zanyu wambaye akagofero ni nawe mubona n'ubundi ahangaha wabaye gutya, waje kuza kuba yahindurwa n'umubiri muri buno buryo. Benshi rero bakomeje kugenda bagaruka ku mafoto ye by'umwihariko ku mbuga nkoranyambaga, aho bari kugenda bayabona hose. Yitwa Kevin Eboya, ni umwana uvuka hariya mu gihugu cya Tanzania nk'uko amakuru agenda abivuga. Abantu benshi bakomeje kugenda bibaza bati uyu mwana yaje kuza kuba yaba iki kugira ngo amere gutya. Nk'abantu mwe nangira nababwiye ngo abantu benshi bakomeje kugenda bavuga ko uyu mubiri twambaye ari umusa, ari ubusa, ari ubusa. Hari ukuntu ujya kumva ukumva umuntu arakubwiye ngo njyewe ngo ntuzamenyere, ngo njyewe ngo ngo njyewe ngo ndi umusore, ngo njyewe ngo nyine namwe murabizi, nyine nta murabizi hari abantu bajya hariya bakikomanga mu gatuza ati njye nakugirira nabi, njyewe nagunzi gutya na gutya. Wenda yitwaje imbaraga n'ibigango afite, mu by'ukuri akirengagiza ko yambaye umubiri w'inyama n'amaraso, umubiri ubora. Rero navuga ko uyu mwana akomeje kugenda ababaza benshi, ariko kandi banakuramo isomo rikomeye. Kugeza kuri ubu ngubu akaba ari no gutabarizwa kugira ngo aze kuza kuba yakwivuza. Hanyuma niba ari ubwa mbere ugeze ahangaha, nkandira ku ijambo subscribe ubundi mbe nakugezaho iyi nkuru. Uri kwibaza ngo byagenze gute kugira ngo uyu mwana w'umuhungu aze kuza kuba yamera gutya. Amakuru avuga ko uyu Kevin cyangwa se Keve yavutse nk'abandi bana bose, arakura ariga agera mu myaka y'ubukure, ariko umubiri nyine kubera ko ari umubiri uza kuza kugira gutya uramuhinduka. Muri kwibaza ngo wamuhindutse gute? Amakuru avuga ko yatangiye arwara agaheri ko mu kanwa. Hari abantu bajya barwara uduheri mu kanwa cyangwa se udusebe, donc bakabinegirija bakagira ngo ni ibintu bisanzwe. Amakuru avuga ko uyu mwana yatangiye arwara agaheri mu kanwa, uko bukeye nuko bwije kajya kagenda kabyimba, akagerageza no kuba yafata imwe mu miti imugabanyiriza uburibwe inanabyimbura, ariko ntibyagira icyo biza kuza kuba byatanga. Nk'abantu uyu mubiri ni ubusa. Umubonye ntabwo wamenya ko ari uyu nguyu uri iburyo bwa screen zawe.
yaje kuza kugira gutya rero ngo haziramo kanseri, akaba arwaye kanseri yo mu kanwa nk'uko bigaragazwa n'ibitaro byamupimye nk'abantu. Birarenze mw'abantu, birarenze. Abantu bo baciye umugani ngo oya reka mbyihorere, ariko uyu mubiri ntago kwirirwa tuwusiga ari byo byagakwiye kujya mbere, ahubwo ntekereza ko twagakwiye kwita ku iherezo ryacu kuruta uko twubaka imibiri ngo ubibira mu mubiri ngo azasarura kubora, ariko ngo ubibira mu mwuka ngo azasarura ubugingo buhoraho. Ndakwifuriza ko uzasarura ubugingo aho kugira ngo ubibire mu mubiri, kubera ko uyu mubiri w'inyama n'amaraso, umubiri upfa, umubiri ubora, uraduhinduka mu kanya gato nk'ako guhumbya. Uyu mwana rero kugeza kuri ubu ngubu akaba nabonye ari kugenda asabirwa ubufasha kugira ngo aze kuza kuba yavurwa, cyane ko amafaranga yaciwe ari menshi kandi ko no mu muryango wabo batapfa kuyabona.